Meze bite mwa? Nese ugeze? Aha, niba ugeze aho ngaho rero. Cha muri berwa shop. Unzanira ururabo n'imeta. Nagakoti nyine kameze neza ubona nyine kari ubikora. Nari reka mpashe reka nce nta kibazo murebere. Data nkubwira ndakuvugisha ningeraho tu. Ariko nyine gira vuba banka mwana ataragutanga. Banguka. Sawa, reka nze mite nayo ndahije kwitegura nta no gusubira mu nzu. Nari reka nze murebe. Sawa. Niriwe. Yego. Nizera ko nibeshya ni nko muri birwa. Wahageze. Ko nashaka ko teka proposal gameze neza rwose umuntu ashobora gukoresha terero ndi vinaka. Mnamukamo urasaba washima ukagurira. Ninde wanyereka? Si ibintu byose umunsi ndabikora bishobokera gahunda zingaye zose. Oya. Mwe ngomba kumubeshya Ugize ngo ishe binoge. Nta kindi nakora. Kimamagare nyine. Wishiri. Ya Allah akbar. Umeze neza se? Sha nyine ntabwo gahunda twari dufitanye zakunda. Kuko ngize urugendo rununguye pe. Suko bigenze bitunengushye gute ko twadufitanye gahunda. Nanjye nyine bamamagaye bambwira ko nyogokuru wanjye apfuye urumva ngiye kujya kumushyingura. Nta kibazo nanjye nayo ndi muri berwa shop arakantu nagiye gufatamo ko umuntu mushyiriye ufite akarori ubwo ngubwo nta kibazo turaza kuvugana nyine ngo turebe ko umuntu yagutabara. Iyi gahunda nyine uko zibugende zigenda ndajya nkubwira uko bigenda bikurikirana nyine ndakubwira pe. Kandi nubwo tutabonanye wibuke ko mukunda. Okay, sawa ntari. Sawa sawa. Arobe. Meze biti cyo ki? Gezese. Sha nyine maze kwitegura ubu ngubu. Shabanguka nuko. Asundi kuri kumamagara cyane hano ucakira ikiramo. Yawe urakimenya hageze wanasimbuka. Nawe surprise zawe ntabwo zijya zishira pe. Ahubwo uri gutinda. Ndakugeraho nyine yenda nk'iminota 30. Sawa nizere ko iyo minota utari birenze. Okay, kenitegure nyine ndebe ukuntu ngugeraho hakiri kare. Ndagukunda. Sawa. Murukiko urashaka irya mariage, ndashaka muri civile, ndashaka iryo cyangwa niryo gutahuka, iryo gutera ivi. Iryo gutera ivi. Yego. None hari amafoto ya civile irabikora. Tama kushaka tuka hariya. Ureba hose, ako washimye nimero. Aya nimero zose zirimo. Nimero zose nizigira zirimo kibazo. Aha kirimo kirikibona kimwe kikuruta. Cyahose. Nawe nibara kigendanye n'ingeri. Ururabo bigendanye ururabo bisa. Cyane rwose urabona. Narunyeretse n'akantu ko gushyiramo impeta nkareba. Byose turabikwiye. Mubinyere ko turebe. Manurira tutanambaye ngo rakore gute. Manurira turebe. Yuzo namwe zikwiye. Cyangwa se dukoresha ibindi. Baryo byavamo nomero zigukwira. Oya, bakanda mbere. Iyi ni cyakunze. Baryo akunze katore byo tugana kibazo. Nabanza bambara urebe nukubona ari sawa. Oya, kureba nimero gusa nta kibazo. Nimero usanga we yambwiye ariyo sawa. Azireba ikintu. Ahanda. Yambwiye nimero niyo yambwiye ahubwo wamurura bu bigendanye. Ndashaka gutera ivi ndashaka kureba ko aricyo twazimarira. Ndabona ari sawa ariko ndabona ari sawa. Aha bahita muri berwa shop. Koze rwose aha ni muri berwa twahabonye rwose. Rero nta kantu uza gushyiramo impeta ugapfundura impeta irabiraha noneho uhereza umusheri wawe
gapfundizo k'inyuma urabona ko rukoze mu kabo karose bakabonye akantu ni sawa rwose ni keza rero kanze ngo hano urabo bigenda sawa kote ntabwo mwakoze mugeni bakiriya wamaze kwishyura yishyuye kuri kode cyangwa yishyuye kuri telefone kode yasize na kosi yo tuzamusubiza gato mukiriya uzatabe baryariye ejo nibirangira ndatambiza twebwe ntabwo tujya dukunda abantu batinda wowe utinda tuzaguca amande nuzavuga rero nta kibazo bako bavuga noneho ngo ntibemere bavuzwe n'iki se kweli ahubwo batubwira manze ni protocol aho ngomba kubavuga undi ninjye wa mbere n'iki gihugu oya banzo rero ko ko amakuru yose aringana neza amva ko bapinga hanyuma turabikora unyizeye se oya wenda kwizeye reba hangaha rero nuko ruzana kihagera ndamufata gutyo ahita amwereka ahita amureba mu maso ariko si ukumufata gutya se nyereka uko nyine ngiye ni kubona ndibuze nkahita ndufata gutya mu maso nkahita amwereka arabo ahita amureba mu maso nangize nkahita amusekera ariko umva siko bigende oya reka nkwereka gusa wajya bagutoragwema amakoma ubundi uvuka he wowe turi witukura uri kundeba ni ukuvuga ngo akangaka ubundi ushaka wagashyira ahangaha agatsimbamo hano mwembe gatsimbamo ahangaha ahubwo baramugana ahangaha ubwo yakabona ahangaha nibyo saba ubundi rero ugahita umanuka gutyo ewana ugahita uyishyiramo ugahita uyishyiramo usingiye kuba imbwa oya niba bwa ya mbere yabibayeho bayaboretse wowe uhagarara ugishinzwe n'ukundira turebe hagarara gutya arya ndaza gutya akira rwose mu bebe kuri kose ku isura wambere ukanikurikira rwose kuva navuga ugize ngo urinjira gutse ndandongeraho iki kintu ni ukuvuga ngo ubundi umwana wawe umuntu wemera ariko banza umbwire byibuze iyi pose mfite niba ari iya nyayo iyo niyo nyayo ndabanza kuno kugura cyangwa ndabanza uko nguko gukomeza kamugera nsubira ati ibi nibyo byishimo byawe mwenyura n'ibyawe indangiza mete nkakuramo neza baraba yafashe mete sana gufasha ariko bandumfashe ubundi uhita uyimushyiramo ndamubwira ati ubundi uhita uyimushyiramo uko wavuga umva ko batemera agomba kwemera uramutsindiye kabisa agomba kwemera urabona nakambara ikoti nk'iri ngiri ariko ziko navuye muri rwa shop cyangwa ntabwo bizi iyi ni yanyambitse ese urabona bere kuriza abana bere iyi ni bere bakabisa wari uhaziyo ntagutuma wari uhaziyo ntagutuma nari bireka ndebe biriya bintu noneho mbabwire bazi mbabwire ko n'umushyitsi ari hafi ntari hafi bwira abatipe ahubwo nabo baze barahanga ku buryo bari buze kuza gukoma amashyi ndakeka ubu nawe agiye kuhagera nta kibazo turaje turebe n'ibindi hari n'ibindi tutarakora surprise kanicara ahangaha nanjye mbe nta kibazo mbitekerezaho neza uburyo ngiye kumutamasha ibishyiremo utankunda icyo nzi cyo haraca ubanguza yewe ngomba kubemeza nkabiri ko ntari mugenzi wawe cyangwa tambwira ko ari wa mukobwa nabonye ari kumwe na shiri wanjye ejo nuriya uriya ntabwo yamwimba uriya musista aramukunda ariko cyangwa se umuntu ari seri si umuzi ko ari inshuti yawe ndamuzi ese uriya mukobwa hari icyo abaye nta kintu niyo mpamvu ngomba kumuporopoza nanjye nkahita muteza nkahita mbemeza ntabwo yakwemera reka nkubwire ntabwo anyurwa gusa nanone nimba gukunda bya nyabyo ndabibonera hano iriya mpeta nayambara si byiza ukirebera nakubwiye ngo tereka ntaricangacanga akigera ngomba guhita nyimushyiramo vuba byihuse barimo rapuroda rero n'ubundi ndagumira ibwate betingi washyizeho njye nanakwira umwana nzi ko utari se angahe
ibihumbi 100 shyiraho mani ibintu by'urukundo ntabwo yewe mbarye mwumirwe jewe oya mani ndabizi kuri amu oya mbere kese na repetition ahubwo y'ibyo uburyo n'ibyo nitoje kugira ngo mubone ko ngiye ahubwo nanarenze mbe ndamutse mbiberetse mwahitamo vuba mwitonde mwe muze mubirebe mu kaje ibihumbi 100 urabifite ahubwo se ndasiba do reba neza naje okay so no sasa rero mweho niho ugiye kugenda umuzanye yego bantu ndebe ariko komeze neza bantu ndebe komeze neza bantu protocol neza kireho neza fresh cyangwa umeze neza kabisa no mu maso ni fresh yego nizere ko umva uze kuba seriye mani bya bintu byawe nawe genda nyine genda mufungura genda ntabwo nshaka ahita twinjira wowe muzane umwinjiza mupfutse mu maso genda kumuntu ariko wumva ugize ubwo kuva siko wagira ngo niwe ugiye guporopoza cyangwa gutererwa ivi kumva afite ubwoba ariko ntabwo bwawe ariko nyine wowe seriye tu ngiye kumera iki cyane cyawe ngiye ngomba kuba seriye man oya nako twabetinze nahagati cyawe yashaye usuze neza ngewe nyaguha se biri seri birayanga surprise zawe se uzi gushya cyoko watuje cha uzi gushya agenda mwana surprise zawe zidashira undi se surprise murahagarara hamwe n'ubugoyi nyine n'ibimwe byawe uri ready ingo rwose simumenyere se ko ari ubugoyi ni ibitente n'ibyo kunyereka Sara rero uyu munsi hano rero nagira ngo mbwire amagambo maranye iminsi ku mutima nagira ngo mbwire ko ari umukobwa wanyuze mu bitekerezo byanjye akaba ariyo mpamvu akaba ariyo mpamvu ukamenya imbere yawe ngo Imana nkingiye shiri tugukunda cyane turakoze ndacyagufite surprise nyinshi hari n'ibindi se shiri funga amaso wowe rukundo rwanjye wowe buzima bwanjye wowe byifuzo by'umutima wanjye cyangwa cha cyakoze ndemeye none It was at this moment he knew. He fucked up. ndagusezeranya ko ntazigera nkwimukira sibyo we namak changa